Yes, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, nk'uko duhora tubibifuriza ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe ukore kukazogera nyabuneka wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose nk'ibi ngibi tubagezaho umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Ni twebwe kampani ya mbere hano mu Rwanda ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tuyimanaginga. Nk'uko muri kubibona rero turi kubereka inzu y'agatangaza ya kadastre. Ni inzu nziza cyane ikiri nshyashya, iri ahantu heza cyane mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Kanombe. Iyi nzu rero akaba ari inzu yubakishije icyo bita materiel ziri durable, ibikoresho birambye, kubera ko yubakishijwe n'amatafari ahiye yose, ndetse ikaba ifite ibikoresho byiza cyane bigezweho, ifite finishing igezweho ku izina nziza cyane nk'iyi ngiyi yo twita American Kitchen. Inzu rero akaba ari agatangaza kandi ikaba ihendutse, tukaba turi kuyigurisha amafaranga atari menshi. Urabona ifite saramanje ku izina nziza nini cyane, ikagira na salo nini cyane murayibona, ndetse ikagira mwo plafo nziza y'akataraboneka yitwa gypsum, murayizi cyane. Iyi ni douche na toilette y'icyumba cy'abashyitsi, nacyo murakibona. Iyi nzu rero ifite ibyumba 4 byose byo kuryamamo, ndetse ikagira na douche na toilette 3, ikagira salon saramanje ku izina nk'uko mwabibonye. Akarusho kayo rero nuko buri cyumba cyose kiba ari kinini kihagije, kandi rwose n'amatoilette yabyo ahagije. Ikindi kandi ntabura kubabwira nuko buri cyumba kigiye kirimo akabati cyangwa se garde-robe nk'uko muri kugenda mubibona. Iyi rero ni douche na toilette, ni ibyumba binini, amadushe ni manini cyane, pana hahandi ujyamo ubyigana n'urugi. Urabona aha ni muri chambre principale, urabona garde-robe yaho, mbese ni akabati keza cyane. Murabona yuko rwose ari inzu y'agatangaza mu by'ukuri nziza cyane, ifitemo inzugi nziza cyane. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika. Ni inzu ifite ibyumba 4 mbisubiremo, douche na toilette 3, salon saramanje, ndetse na cuisine nziza cyane y'akataraboneka nk'uko mwagiye mubibona. Ikagira kandi parking nini ihagije ushobora kujyamo imodoka zitari munsi y'5. Ntabwo ari ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite no mu gikari hagari mu kanya naho mushobora kuza kuhabona tunu tubati, nk'uko nabwiye ko buri cyumba kirimo akabati k'imyenda. Iyi nzu rero mu gikari cyayo ifite imiryango 2 ijyayo. Hari umuryango wa privacy uca mu byumba udashatse guca muri salon mu bashyitsi, hakaba n'undi muryango usohokera muri cuisine, yose ikagera mu gikari cyayo. Iyi nzu rero ikindi nabamenyesha nuko ifite inyuma ifite annex nini ihagije, annex igizwe n'icyumba twakwita ko ari nk'icy'umukozi, igikoni cyo hanze na stock yacyo, ndetse ikagira na douche na toilette byo hanze, ndetse ikagira n'ikigega cy'amazi, ku buryo umuntu utuye muri iyi nzu nta kibazo cy'amazi ashobora kuzigera agira. Iyi nzu rero wayikunze nyabuneka, mbibutse yuko igiciro cyari $90,000 kandi ziri negociable. $90,000 iyi nzu iraba iyawe. Ariko kandi ushobora kuza ukavuga uti iyi nzu nayikunze, njye mfite ubushobozi bwo kwishyura hakabaho kudiringa tugafatanya, iyi nzu ikaba iyawe kandi udahenzwe, uyiguza amafaranga make cyane. Ni inzu iri muri quartier nziza kuri kaburimbo, ku buryo rwose waba utuye neza cyane, naho kurerera. Iyi nzu rero wayikunze nk'uko nababwiye, ufite $90,000 cyangwa munsi yazo gatoya, ushaka kuduhamagara kuri nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0788486797 cyangwa se 0781223012. Si ibyo gusa, ushaka kudusanga aho dukora nta handi, ni mu nyubako ya Centenary House mu mujyi wa Kigali rwagati, cyangwa se ukadusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa Nzuri Market. Komeza rero ukande subscribe, ukore share, ukande kukazogera kugira ngo inshuti n'abavandimwe bajya babona ibyiza tubagezaho. Dushobora no kububakira kandi amazu meza, ari nako dushobora no kuyamanaginga, tukaba tubafasha gushyiramo abakiriya no gukurikirana ibijyanye no kwishyura n'imisoro, byose nta kindi
bigusabye uretse gusa kwegera Nzuri Business Group Limited tukagufasha. Iyi nzu mbese mwabonye ko ifite ibaraza rya chambre principale ikagira n'ibaraza rya salo. Ni inzu y'akataraboneka, ntigucike, $90,000 negociable. Duhamagare tuyikwereke, nudashima tukwereke n'izindi. Murakoze cyane. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya n'umwami. Turabakunda cyane. Ciao ciao.